bavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta ni ikiganiro mwakora ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisita akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho cyabaye niki twibaza ngo niki tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze uretse mufite ikibazo Olivier ko avuga uko minisita avuga ni nk'aho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro ntabwo ari ikibazo cya interpretation ni ikibazo cyo kuvuga ngo abantu koko bari bahari cyangwa ntibari bahari iyo ntabwo ari interpretation y'igifaransa cyangwa ikinyarwanda urumva Olivier n'ibyo mwamubwiye nabyo ntabwo ari byo kuko niba uvuga ngo bavuze nk'aho bahakana ko ibyo wavuze atari byo kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari ubanza bari bahari meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language biri hehe aho ngaho ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he what is at issue here is to prove that either babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari icyo ni ikibazo cya the substance of the argument is not the language mwagihinduye ikibazo cya language gute ntabwo twagihinduye ikibazo cya language ndavuga we na minisita niwe mbwira ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo uza kuba yabyumvise igifaransa neza sitiri yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari
yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment kiraho minisita aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku karubanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye, ariko minisita aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka nawe gutinda ubwo bavuga kubikemura. Je ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza, ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa, ariko n'aba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane muzirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva, yazanye intambara mu bantu bakabiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minisita arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo, nta nubwo perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Amerika. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku. Ariko minisita we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi hano, issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister, ari abanyekongo, ari abaganiraga, hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuzayishyura igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? Ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either
abantu mu rurimi bavuga urwo ari rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko Robert urumva nawe ari na Olivier nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. Now, if you go, a journalist is going to conforming a minister, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itari yo. That is my personal. Ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura bericisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atabyabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. So ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovi yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari hagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo
icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizaga iki? nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty nibyo ariko erega nta muntu wowuninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody yexpressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? ikibazo cyari gihari ni uko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. Right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimwe uranamubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muzo. So you ask what you are. Actually what concerned me why I raised it, I saw him apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologize when you apologize babo nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize, none. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead.